mana y'u Rwanda hari ibintu njya nibaza umukobwa waje akaza kantekera imitwe indaya mbi cyane umva hari ibintu njya nibaza nkabura igisubizo ubu yagiye akavidura konte yanjye koko nitwaje ko namuhaye miliyoni 2 agakora miliyoni 600 koko mu buzima bwanjye unzongera kuzamuka ne mana y'u Rwanda koko ubu inshuti zanjye zaba murenzi ntibageze kure imbeshu izi mnekera umutwe nyi amafaranga nzi ngo ndayigira neza ngijya kuzahura iwabo agahinda nikica akagira mu ariko umunsi nza orinde injira cyangwa uroreba mana we bora voka ura Yesundi oya injira cyangwa Chada mafuria ndaho kumuri sura yakangaranye se shabuzi byambayeho ni ibiki ariko wagihungwe wumva ubwiza ukuri niba uje no kuneka niba uje no kureka kwera amafaranga nge mwariye wumva rero mbwe ngo sha muzayazira tuzumbwira ikibazo ufite iki turi inshuti waragiye urabura telefone ntayiba business abantu bagwamaga barakubuza bite bya ufite ikihe kibazo uje kubonyenja rero we tuza tuganire ndi inshuti turebe ukuntu twabikemura ufite ikihe kibazo uravuga iki sha uravuga cyako niba nanagutumye sha agenge tu inde sunumo we ubatarambira ikibazo ufite ngo ninde wano urashanje ngo tuganira sanze umva chanze sha urimo sha tuzahangana Richard tuzi tumaze gihe turi inshuti turazira ndaguhamagara telefone yawe ntagiri abakiriya barakuza ufite ikihe kibazo ngo tugikemure ngufashe wamfashije muri byinshi nanjye mbwira ngufashe ntambeshu yavuye hano insaba ngo iwabo barakennye nkayemera miliyoni 2 ngo ndimo ndakunda sha niki ngo ndakunda namumwemera miliyoni 2 nkamwe ikaritanye ngajya gukora amafaranga agakora miliyoni 600 zose akazikora kumba zose akazimara niko nguvuze ngiki miliyoni 600 sha ntabwo yazijyanye amara kuzijyana nkaba nsigaye ndirira mu myotsi gusa zijyanye murenzi ntabwo yanje anzani avuye kurangura akanzanira bikabide biri muri douane hariya byose nabuze amafaranga yo kudeduana sha ubu murenzi ntageze kure ntabwo twari mu rugero rumashasha uwo mukobwa uramuzi ndamuzi indayo zigenda hose nazibirwa niki ko numva undi mumfashe wabo rekera iyo ngiye abo mpagurukira soka toka hashita hushi sigende kintu hashi sinzo ina kubona garuka hano ubu namuje kunira umugabo aragiye kubera irashyano ry'umukobwa nazanye nizeye nkamubwira amahanga y'urugo rwanjye rwose yarangiza akaba ntwari umugabo nkaba ngiye kubindushya hejuru y'irashyano mana we ibintu kubyakira ntabwo nzamwundira ariko subo banyirukanye mu kazi nari maze kwibera umusirimu w'i Kigali ngo nsubire iwacu mu cyaro ntabwo bishoboka giye kwisabira akazi
nari nje gusaba akazi. Muba hehe? Ndi uw'inaha. Ko mbona nakoze. Ndi hano hepfo mu Gatsata. Nje gusaba akazi. Aga? Akazi. Ushaka uri umukozi? Ushaka akazi ko mu rugo? Nawe uje kurwarira umugabo? Ariko none se kundi yagiye urundi uri butware n'uwe. Mubabaro nagana ndimo n'ibyanyu. Mwebwe abakozi. Nta mukozi gishaka. Ngiye ndi umwana mwiza. Nabwirwa n'iki? Ngerageza Ariko gabarabe. Umwana mwiza bikwanditse ku mutwe mbega ndimo ndabisoma. Ngerageza wenda uzabyibonera. Murabona bo bivuye ntabwo murabo kwizerwa. Kuza mwiyeberanye umuntu akabakira azi ngo muri abantu kumbi ntabwo ibyo bimbwira. Wamaye igihe gitoya. Kihe? Cyo kugira ngo mbone ko umwana mwiza? Rwose. Nta mugabo hari none uzatwara. Mbabarira. Uzabibona rwose. Mbabarira mubyeyi. Korera ngahe? Turumvikana. Sawa. Sawa ngo ndebe neza. Murakoze. Abitese makuru mwambaye neza umeze mute cyangwa kumeza kugenda usiga tugeze ahantu haterera ko ndi kuguhamagara ngo tugendane ahubwo se kumagaritse n'amahoro njye ndimo ndataha rero gutaha shana cyangwa usukuze kuko wigeze kuncaho turepfiriya amaso usanga ndavuga nti ndaza kukuvugisha kubw'amahirwe rero mbona dufite turi mu cyerekezo kimwe tuvuga nti sava mpamvu naguhagaritse mu mbasuhuza nta kibazo no guhagarana n'umuntu usa neza nkawe rega nta kibazo bitwaye urabonye nawe se nta kibazo bitwaye bo banyita Murenzi umukire umucuruzi kora bizinesi zambukiranya imipaka ujya ubyumva ibintu nk'ibyo ubucuruzi noneho bwambukiranya imipaka niba ujya wumva bavuga Murenzi muri aka karere bigiyewe kabisa ni telefone nyine mu rugo hari indi telefone irenze aka nako mba nitwaje kugira ngo ngende aho bizinesi zigeza nahuranye ngo kontineri ngo zigeze Mombasa mu minsi mike nk'itatu cyangwa ibiri zaba zigeze i Kigali uratora ngigeze kukubona ni wowe cyangwa murumuna wawe se wenda mwaba muzi ndabagira urabagira hari uri ku Gisenyi ntabwo mbese ariko urahaheruka wowe njye mva narigeze narakubonye wambaye neza mana uri kumwe n'umuntu guca ndavuga nti uwampa amahirwe nkujya kukubona nakuvugisha muri make mbese kandi ukumva nsoje nk'akazi kakinaba kuganira umuntu twasangira ngira amafaranga agiyewe niyo mpamvu utangiye kuzanamo ibindi bintu by'abandi bantu se nta bindi iby'abandi gusa nuko nakubonye kumva ndakwishimiye ntacyo ngenda ariko ndihuta numvaga ngiye kugera mu rugo ndananiwe reka ngenda ndagiye umugabo wawe sara nyarawo nta kibazo hariya nawe yaba ku Gisenyi cyangwa n'uwari yakujyanye naho banza bagira amagambo menshi oya iyo wishimiye umuntu ugomba kumenya amakuru afatika kugira ngo umenye ko hari
dupanga kubonana tuzi ko hari yaba yaciye natwe tugaca kubona amafaranga abantu barayarya yahari abantu barayarya ndakubeshya se y'amafaranga hari rwose barayarya abantu ntacyo arahari ariko ntabwo tukiri kumwe atuye muri za karitsiye ziriya ahantu gutya inyuma y'umusozi muri hamwe barubaka amazu mashyashya batuye ahantu kure aho ibindi byose wareka tukabiganiraho tujyanye cyangwa ukangeza no mu rugo tukaganira ubwo reka tuzasura gusa ngo wase buriya kwitahura oya ntacyo kuko uri mwiza mubanza atakwitaho oya tuzabivuganaho nta kibazo shasa urakoze yego yego umugore mwiza